Alright, welcome back once again guys kuri Stone TV show. Uyu munsi ngiye kubasona filime yasohotse mu mwaka wa 2022 yitwa Deporter. Iyi nkuru y'iyi filime ishingiye ku mugabo wemereye umugore kumuca inyuma ariko akaza kuba mu bambere bakekwa igihe abakunzi b'uyu mugore batangiraga kuburirwa irengero mu buryo budasobanutse. Ushaka kumenya uko byarangiye, icara ugubwe neza uraza gusobanukirwa. Ku itangira rya filime yacu batwereka umugabo urimo kugenda ku kagare mu ishyamba witwa Vic Van Allen. Abarimo gusubira mu rugo, yagira mu rugo agahita akuramo ipantaro, gusa yareba hirya akabona umugore witwa Melinda arimo kumwitegereza, gusa ntagira icyo amubwira ahubwo agahita yizamukira. Iyi couple bayibera mu kaji gatoya ko muri Louisiana, baba bafite n'akana gato k'agakobwa kitwa Trix. Mu mashusho akurikira batwereka Melinda arimo kwitegura kujya mu kirori, ndetse n'umugabo akaza kumufasha kwambara inkweto. Ako kanya Melinda akabwira umugabo ko amukunda, bagahita berekeza mu kirori. Mu kirori rero barimo kuganira, Melinda yahise agenda ajya gusuza mushite witwa Joel, ndetse bahita basohoka bajya hanze. Ako kanya bahita batangira no gusomana. Ako kanya Vic yahise asohoka arababona, gusa Melinda nawe arabibona ko umugabo we yamubonye, gusa n'ubundi arabyirengagiza akomeza gukora amabara. Vic arabareka akisubirira mu kirori, gusa imwe mu nshuti ya Vic ikamwegera ikamubwira ko abona Melinda akimukunda nka mbere bitewe n'uburyo ababona yishimanye na Joel. Gusa Vic aramubwira ati nta birenze wane. Melinda ibintu byagomeje gufata isura, aza no gusinda, atangira kubyinira hejuru ya piano ndetse aranayicuranga aranaririmba. Muri ako kanya Joel yagiye kureba Vic ngo baganire, amushimira ko yemeye kuba bari kumwe na Melinda. Vic yaganiriye na Joel amubaza niba yageze yumva urupfu rw'umuntu witwa Martin wari umwe mu nshuti za Melinda. Joel yamubwiye ko yamwumvise. Vic amubwira ko ari we wamwishe akoresheje inyundo. Joel yabanje kubigira nk'aho ari imikino, gusa Vic amusobanurira neza ko ari we wamwiciye. Joel amaze kubona ko Vic ari seriye, byamuteye ubwoba, noneho abona ko uyu mugabo koko nta mikino afite. Ako kanya yahise anasohoka muri icyo kirori arataha kubera ubwoba. Melinda na Vic bari gutaha barimo gusubira mu rugo, Melinda yabajije Vic niba nta magambo mabi yabwiye Joel. Gusa aramubwira ati wapi wana, nta kintu kibi nigeze mubwira. Bageze mu rugo, Vic yafashije umugore we gukuramo inkweto. Melinda amubwira ko yikundira Joel kuko amukundira uko ari. Ahangaha niho duhita tumenyera yuko Vic yemereye Melinda kumuca inyuma n'umugabo wese ashaka, cyane ko urugo rwabo nta rukundo rwari rukirimo, apfa kuba atazabasiga we n'umwana wabo Trix. Aha ingo z'abazungu z'iki gihe we. Mu gitondo gikurikiraho Vic yajyanye kakana kabo Trix ku ishuri, gusa ari mu nzira agaruka yahuye n'umwe mu nshuti ze, amubaza n'ibyo yabwiye Joel ko ari we wishe Martin akoresheje inyundo niba ari byo, gusa Vic aramuhakana aramubwira ati biriya bari blague one. Gusa ibyo Vic bayita blague biba byamaze gukwirakwira ahantu hose mu giturage, abantu bose bamubaza, gusa nawe akabahakanira ababwira ko ibyo bintu atari byo rwose. Ageze mu rugo Eseri n'umugore we nabo bamaze kumenya iby'aya makuru, amubwira ko bitari bikwiye kakanga sheri we. Vic amusaba imbabazi amubwira ko bitazongera, gusa Melinda abashaka ko we asaba imbabazi Joel, bityo bakamutumira ngo basangire. Igihe Joel yahageraga Vic yaramufunguriye, gusa agifitemo akantu k'ubwoba ariko ari karama nk'umuntu w'umugabo. Barimo gusangira rero Joel yavuze ko ashaka gusohoka mu ka weekend, bityo Melinda asaba Vic ko yajya kuryamisha umwana akaba amucira imigani nuko ashaka kuba ari wenyine n'uwo musheri we. Mu gihe Melinda yaragiye muri douche, Vic yegereye ka gasore akibutsa ko ari we wishe Martin, bityo amuhamagarira taxi amubwira ko agomba kuvaho cyangwa se nawe ibyabaye kuri Martin bikamubaho. Umunsi wakurikiyeho ba Vic bagiye mu kirori bahuriwe na couple ya Kelly na Don. Vic yabyinanye na Kelly, gusa Melinda arimo kubareba. Bari mu nzira bataha, Melinda abajije Vic niba yarabonye Kelly ari mwiza kumurusha bimwe by'ishyari. Aho umugabo yabusubije ko ari byo. Bageze mu rugo bagiye mu mabanga ye wubatse, cyane ko baje baganira ibiganiro bimeze ukuntu. Umunsi wakurikiyeho bagiye kureba match y'akana kabo Trix. Ubwo Vic yakiriye telefone iva kuri banki abwira ko Melinda hari ubwishyu yakoze agurira piano umwarimu w'icuranga witwa Charlie. Vic yanetse Charlie kugeza ubwo yamusanze ahantu mu kabari, ahita amenya ko we na Melinda bamaze iminsi barimo kumuca inyuma. Ubwo Vic yisubiriye mu rugo abona amakuru kuri televiziyo bavuga ko Martin umurambo we waje gusangwa ahantu mu ishyamba, bivugwa ko yarashwe. Ubwo Melinda yagarutse mu rugo, Vic amubwira amakuru ya Martin. Ubwo muri ako kanya Melinda ahita arakara agahita yigira mu cyumba. Ku iminsi y'icuma Charlie na Melinda bakomeje kumarana igihe ari nako bamuca inyuma. Vic nabwo ubwo yari abizi, gusa uko iminsi yakomeje kwicuma kubyihanganira byakomeje kwanga pe. Umunsi umwe Melinda atashye ubwo yari yaraye kwa Charlie, umugabo we yamubajije aho yaraye ndetse aramutunganya cyane, gusa umugore amubera ibamba amubwira ko akunda Charlie kandi nawe atuma yumva akunzwe, ibintu biba byarananiye Vic. Ndetse ngo nubwo Vic abakunda Melinda,
ngo ntabwo urukundo aba amukunda arirwo Melinda aba akeneye. Umunsi umwe Melinda na Vic bajya ku kirori kuri pisine, ndetse kandi ubwo na Charlie baba bamutumiye. Nyuma gato Melinda aza kuintroducinga Charlie kuri Vic amubwira ko ari umwarimu wa piano. Vic nawe mu bwenge akigira nk'aho atabizi ko bamuca inyuma. Nyuma mu ijoro Vic yatangiye kuzenguruka ashaka Melinda aba yabuze, ndetse akaza kumubona muri pisine ari kumwe na Charlie barimo kwikinira agahinde. Ibintu byateye ishyari Vic, ndetse ako kanya imvura itangira kugwa, abantu bose bagahita bajya mu nzu uretse Charlie na Vic. Nyuma y'umwanya Vic yiyunze ku bandi mu nzu, ari nako Melinda azenguruka ashaka Charlie, gusa atungurwa no kurunguruka mu kirahure abona Charlie arimo kureremba hejuru muri pisine ameze nk'uwapfuye. Ako kanya abagabo bahise basimbukira muri pisine bamukuramo, ari nako bamuhuha mu kanwa kugira ngo areke yagarura ku. Gusa Don atabishaka yaramurekuye akubita umutwe ku ruhande rwa pisine, ari nako bahita babona ko aba yamaze gupfa. Ubwo abashinzwe umutekano baraje batangira guhata ibibazo abantu bose bari muri icyo kirori. Melinda ashize amanga atangira gushinja umugabo we Vic ko ari we warahumishije Charlie, gusa Vic arabihakana. Ibi byatumye ajyanwa no mu cyumba cya wenyine batangira kumuhata ibibazo. Vic yabasobanuriye ko Charlie yari yasinze, bityo agiye muri pisine bituma arohama. Banyuzwe n'ibisobanuro yabahaye, ndetse bahita bava aho ngaho baramurika ntibamujyana. Gusa n'ubundi Melinda abagitsimbara yavuga ko Vic ari we wishe Charlie. Vic yabashije Melinda niba yamwumva amutinye kubera ko yishe Charlie, ariko umugore amubwira ko ntabwo bafite, cyane ko ari we mpamvu yatumye amwica. Umunsi ukurikiraho Vic arimo gusubira mu rugo yabonye imodoka irimo kugenda imukurikira, ndetse amaze kudropinga umwana ku ishuri Kelly yaramwegereye amubwira ko Don atekereza ko koko ari we wabarishe Charlie, ndetse ngo bishingiye kuri ibyo ngibyo Don na Melinda barimo kumarana umwanya mwinshi ndetse bagahimba ibintu byinshi. Gusa amubwira ko nta mpamvu yo kugira ubwoba, ahita anamutumira ngo basangire ibya nijoro. Ubwo muri iryo joro bageze mu rugo rwo kwa Vic. Vic atwara Don ku ruhande amusaba kurekera gukwirakwiza ibihuha by'uko ari we wishe Charlie. Gusa n'ubundi Don abagikimanga uruhare rwa Vic mu rupfu rwa Charlie, bityo amubaza niba yakwemera gukora isuzuma kuri ya mashini isuzuma niba umuntu abeshya. Gusa nta no gushidikanya Vic ahita abyemera. Umunsi ukurikira Vic yabonye ya modoka imaze iminsi imukurikira, arungurutse mu birahure byayo abonamo kamera. Ubwo kanya ahita avumbura ko amaze iminsi akurikirwa n'umugenzacyaha ukorera ku giti cye, ndetse arebye mu karesitora kari hafi aho ahita amubona arimo gusangira na Melinda, ahita biyungaho. Melinda ahita amubwira ko uwo mugabo ari umuganga uganiriza abantu bafite ibibazo byo mu mutwe. Gusa muri ako kanya Vic yahise avumbura ko ari umugenzacyaha wikorera ku giti cye wahawe akazi na Melinda na Don. Ako kanya ahita yerekeza kwa Don akajya kumuha ukuri imbere y'umugore we n'abana, arimo kumushinja ko yakodesheje umugenzacyaha wigenga. Gusa Don akabihakana. Ako kanya yahise akuraho resi yo kuri banki amwereka ko Melinda yamwohereje amafaranga ngo bishyure umugenzacyaha. Umunsi wakurikiyeho Vic yongeye kubona Melinda ari kumwe n'undi mugabo. Uyu mugabo aba ari umushiti we kera bakiri mu ishuri yitwa Tony Cameron. Vic yakomeje kureba ingeso baba bakomeje kujyamo, ishyari nanone rirongera riramuzamukana. Vic yashatse kuganiriza umugore we Melinda ku by'uyu mugabo mushya barimo barakundana muri iyi minsi, gusa Melinda noneho ibingibi byo yanga kugira icyo abivugaho. Umunsi wakurikiyeho Melinda yatumiye wa mushiti we Tony barimo gukundana muri iyo minsi, gusa Vic aba yamwigizeho inshuti. Ndetse n'igihe Melinda yavugaga ko uyu mutipe ari we mugabo wa mbere w'umunyamerika baryamanye, nabwo Vic yarikarumye, gusa mu mutima arimo gushira yumva yakwica umuntu. Noneho umujinya umwicira rimwe abonye Tony na Melinda barimo gutiretana. Ubwo ni munsi ukurikiyeho Vic yagiye kureba Tony ari mu modoka y'Jeep, amubwira ko Melinda ashaka kumwereka inzu ye nshyashya. Tugwe ako kanya bahise bajyana, Tony ahita amutwara ahantu mu ishyamba hatari amarezo. Bagezeyo Tony yahise amukubita ibuye, amukubita n'ikindi kibuye kinini, ndetse Tony ahita amanuka ku musozi hejuru akubita umutwe ku ibuye, birangira anapfuye. Muri ako kanya Vic yahise akurura umurambo ashaka kuwuhisha mu mazi, awushyiramo ubundi afata ikibuye kinini awushyira hejuru. Umunsi wakurikiyeho rero Vic yari yatukanye na Melinda ndetse n'akana kabo muri rya shyamba. Muri ako kanya Melinda yabajije Vic impamvu amukunda ndetse n'impamvu aba yumva bagumana. Vic yamubwiye ko amukunda cyane ndetse amuha impano ya album aba yaramukoreye, ndetse ako kanya bahita biyakira uko bari. Muri ako kanya akana kabo kagiye hahandi imbere y'amazi hamwe Vic yajugunye wa murambo. Muri ako kanya Vic yagenda ajya kukazana, ahita abona ko na wa murambo watangiye kureremba hejuru y'amazi. Bari mu nzira bataha, Melinda yabwiye Vic ko yabagiye ka furari ke handi bari. Gusa Vic amubwira ko azakamuzanira ku munsi uzakurikiraho. Muri iryo joro Melinda yasabye Vic ko bararana cyane ko abayumva adashaka kuba wenyine. Muri iryo joro bararanye, ndetse mu gitondo gikurikiraho Vic yerekeje muri rya shyamba. Gusa Melinda aza kuvumbura ikofi ya Tony mu myenda ya Vic.
ahangaha yahise anamenya ko yamaze kumuhitana. Melinda yababajwe n'ukuntu Vic aba amaze kumwicira abakunzi be benshi ndetse agahita afata icyemezo cy'uko agiye kuva aho ngaho. Gusa kirimo kubipanga akana kabo agahita kajugunya valise mu mazi kakamubwira ko ntaho bakigiye. Ku rundi ruhande Vic wari arimo kurwana na wa murambo ngo awushyire mu mazi kugira ngo utareremba, gusa n'ubundi muri ako kanya Don yahise ahagera. Vic yakomeje kumujijisha, gusa n'ubundi Don abona akaboko k'umuntu karimo kareremba mu mazi. Muri ako kanya Don yahise yiruka nkajya mu modoka ngo ave aho ngaho, gusa n'ubundi Vic aramukurikira kuri rya gare rye. Yahise aca mu nzira za bugufi neza agiye kumugeraho, yahise akora impanuka. Don wari umukwepye kugira ngo atamugonga, nawe yahise amanuka mu ishyamba akora impanuka iteye ubwoba ndetse ahita anabipfiramo. Vic amaze kubona ko Don nawe yamaze gushiramo umwuka, yahise yegera ku kagare ke ahita asubira mu rugo. Ageze mu rugo yasanze umugore wicaye kuri esikariye arimo kumureba ya mashusho neza twatangiranye. Ubwo muri ako kanya Melinda yabwiye Vic ko yabonye irangamuntu ya Tony mu myenda ye, gusa amubwira ko nta muntu n'umwe azabibwira, ndetse amubwira ko yemeje kugumana nawe akaramata. Ndetse nyuma yaho yaje gutwika n'irangamuntu ya Tony biba bigaragaza ko yemeje kubana nawe bakagumana bakazabana akaramata. Agafilime kacu k'uyu munsi rero naho karangiriye. Reka ngushimire cyane ukomeje kudukurikira kuri Stone TV show. Nawe ni nitwa MER. Subscribe, comment, like na share ni ingenzi ku iterambere rya channel. Salam shalom.